izina ryawe ni ryiza, izina ryawe ni ryiza, ibyo ukora ni byiza, Yesu we, izina ryawe ni ryiza. Haleluya, Yesu nashimwe. Ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo, mwese abo tubana mu mwanya wa nibature, wowe uri hano mu mujyi wa Kigali, abari mu ntara, abari hanze y'igihugu cyacu. Yesu Kristo nashimwe. Muri iki gitondo ndabasuhuje abakristo b'itorero Elayono, nshuti zanjye. Imana ihabwa icyubahiro, izinze ijoro ikazingura amanywa. Imana itugabiye umwuka wo guhumeka, Imana tuburaniye dukandagiriye aho tutagera. Imana ishimwe cyane. Iki gitondo ni igitondo kidasanzwe, ni igitondo kitigeze kubaho ndetse ntikizongera no kubaho mu mateka yawe nanjye. Ni igitondo Imana ivuze ngo baho nanjye mbaho biremera. Turacyavuga ku ijambo ryitwa gukomezwa n'Imana. Nyamara buri Imana iragukomeje, nanjye irankomeje. Imana ikoresheje imbaraga zayo zitarondoreka, niyo mpamvu byukutse ugihumeka. Aka kamwanya rero nyemerera ubanze Imana. Banza Imana muri uyu munsi, banza Imana aho ugiye kujya, banza Imana mu kazi kawe, banza Imana ku bana bawe, banza Imana mu rushako rwawe, banza Imana ku muryango wawe, banza Imana muri bizinesi zawe zose, banza Imana, banza Imana, banza Imana, ubanza Imana hahandi utabasha gukandagira. Imana ishimwe. Tukiri muri iyi teme yitwa gukomezwa n'Imana, wongera utekereze ukuntu Imana yagiye igukomeza, igurwanirira, ikurengera, urusheho kuyihereza icyubahiro. Muri kumwe na Bishop Leonira, umushumba w'itorero Elayono Mountain Church mu Rwanda. Dukomeje kuba muri iyo teme yacu dusoma ijambo ry'Imana riri muri Yosuwa, igitabo cya Yosuwa, igice cya mbere. Turasoma umurongo w'9 gusa. Dusome mu izina rya Yesu Kristo. Handitse ngo iki? Handitse ngo, mbese sinjye ubigutegetse? Nuko komera ushikame, ntutinye kandi ntukuke umutima, kuko Uwiteka Imana yawe iri kumwe nawe aho uzajya hose. Imana ishimwe. Turacyari muri teme yitwa gukomezwa n'Imana. Birashoboka ko umaze iminsi ufite umubabaro, birashoboka ko umaze iminsi ufite agahinda, birashoboka ko ufite ibihombo muri bizinesi, birashoboka ko hari ikintu wabuze cy'agaciro kikakubabaza. Ariko ijambo ry'iki gitondo, tukiri mu gukomezwa n'Imana, gukomera biturutse ku Imana, ijambo ry'Imana ryururutse rikubwiye ngo mbese sinjye ubigutegetse? Niko Uwiteka avuganye nawe muri iki gitondo. Imana ivuze ngo iki? Mu bintu igutegetse, ikintu cya mbere irakubwiye ngo komera. Imana ishimwe. Ndanezezwa n'Imana kuko uwo yakomeje iramukomeza kandi ikamukoresha iby'ubutwari. Iyo Imana igukomeje irakuzamura, bose babireba. Imana iravuze rero ngo hari ikigutegetse, irabanje kukubwira ngo komera. Numara gukomera, haleluya, numara gukomera ushikame. Imana ishimwe cyane. Hari icyo ishaka kugukoresha no kugukorera, ariko warangije gushikama mu by'uru rugendo, warangije gushikama mu ijambo ry'Imana, warangije gushikama mu gakiza, warangije gushikama muri Yesu Kristo, warangije kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wawe. Ijambo ry'Imana rirakubwiye ngo komera kandi ushikame mu Mana yawe. Imana ishimwe cyane.
komera ushikame, Imana ishimwe. Hanyuma ijambo rikomeje rikubwira ngo iki, ngo ntutinye, Imana ishimwe. Birashoboka ko wari ufite ubwoba bw'ibizaza, hanyuma birashoboka ko wari ufite ubwoba bwa situwasiyo urimo, ubwo bwoba bwakuzibiranya bugatuma ugera mu gikombe shidikanya Mana, ukavuga ngo mbese Imana iranzi, ese Imana irandeba. Ariko yakubwiye ngo komera, nurangiza ushikame. Gatatu irakubwiye ngo ntutinye, Imana ishimwe. Imana impamvu ikubwiye ngo ntutinye nuko ibizi yuko ushobora kugera ahantu ugahubangana, warangiza ukavuga ngo ahari Imana yantaye. Irakubwiye ngo rero ntutinye kandi ntukuke umutima, Imana ishimwe, ngo kuko Uwiteka Imana yawe, haleluya, Uwiteka Imana yawe mbese ni Imana yawe ku giti cyawe, ni Imana yawe wihariye, ni Imana idafite akajagari ku buzima bwawe, ni Imana yawe, ni Imana yawe ikuzi, ni Imana yawe ikugenera ibigukwiriye bya buri munsi, ni Imana yawe ikugaburira, ni Imana yawe ikuburanira, ni Imana yawe ikurengera. Ijambo ry'Uwiteka rirambwiye neza ngo kuko Uwiteka Imana yawe ntago ari Imana yitiranya amazina, ntago ari Imana yitiranya amasura, oya, ngo n'Uwiteka, umva mwene data muri iki gitondo, ngo n'Uwiteka Imana yawe. Imana yawe ikintu iyo kiri personal, ikintu ikihariye, nta muntu wakigupfupfunyura mu kiganza. Ariko noneho ngo Uwiteka Imana yawe, Imana Arufa na Omega, Imana yakuremye, ngo Uwiteka Imana yawe iri kumwe nawe, haleluya, aho uzajya hose. Komera ushikame, aho uzajya hose ntutinye, uri kumwe n'Imana yawe. Aho uzajya hose, ibyo uzakora byose, ibyo uzagerageza gukora byose, ibyo ugambiriye gukora byose birimo gukiranuka, uri kumwe n'Imana yawe, Imana ishimwe. Ngaho uzajya hose, muri proje zawe, mu kazi kawe, mu bana bawe, aho bazajya hose, ibyo bazagerageza gukora byose, ngo aho uzajya hose uri kumwe n'Imana yawe. Imana ishimwe cyane, ngo Uwiteka Imana yawe. Ni ijambo nongeye gutekerezaho, nibaza Imana yanjye, nawe wibaza Imana yawe. Imana yawe warayibonye, Imana yanjye nanjye narayibonye. Buri wese afite ukuntu yagiye abona Imana ye mu buryo butandukanye n'ubwundi. Uwiteka Imana yawe, Imana ishimwe cyane, Imana ihabwe icyubahiro. Aka kamwanya nongeye kuvuga ku ijambo ryitwa Uwiteka Imana yawe, Uwiteka Imana yanjye. Ndavuze ngo ongera uhereza agaciro Imana yawe, ongera uhereza agaciro Imana yanjye. Nanjye ndahereza agaciro Imana yawe, kuko Imana yacu ititiranya amazina, ntago ikuyobewe, niyobewe uriwe, niyobewe ibikubabaje, niyobewe ibyo ukeneye. Ijambo riravuze ngo Uwiteka Imana yawe. Ntutinye kandi ukomere ushikame, ntukuke umutima, ngo kuko iri kumwe nawe aho uzajya hose. Shalom. Imana ibane nawe, igendane nawe aho uri bujye hose, ibyo wapanze byose uyu munsi ubona Imana yawe. Ndavuze ngo ukomezwe n'Imana kandi ubone Imana yawe. Imana ibahe umugisha. Shalom, shalom, ndabakunda cyane. Izina ryawe ni ryiza.